Zakujyana no muri esanseri. Muri iki? Ngo Esanseri. ni igiki? Ni rifuti. Rifuti yagindi batangaga kuri moto no ku moto. Soma ku gafanta. Nashaka kagafanta. Icyo kirahuri kirakonje. Ukuntu kimeze Kukubangamira. kirakonje. Cyo cyiza. Iyo munzanira muri muhinzi. Izuba ujeho koko Iko wacu tunywera muri muhinzi. Burije uko ijoro n'amanywa bigenda bisimburana iteka. Uko agenda asimburanya abagore azana. Akabazana mu rugo. Buri joro aba afite umushyitsi mushyashya w'umugore. Bafite inzu imeze ite? Ibyo wabyigiye he? Ibiki? Nese ninda kubwiye ko umuntu bamaci yaza agatereka. Nese mu gihe naba niteguye ko. Ubuziko ni kubona bamaye agafanta gake. Kikaziririzwa guhereza umuntu ciyaza ugatereka hasi. Kuko biba bivuze ngo ku buzima bwacu tunywemo. Ibi bintu tubinyweye. None kuteretse. Ubu sininganywa kagahita gashira. Ndakubabariye. Ndabikubwiye. Ndakubabariye n'inshuro ya mbere ni yanyuma. Humura nta mururumba w'ibintu dufite. Mana we. Ubaye iki? Ko gikonje iki kirahuri. Kiri kunyotsa amenyo. Uyu abagwe plastique. Shaka mirongo. Mana we. Banzanira plastique. Hello, mwiriwe mumeze gute banyarwandakazi, kongeye kubasuhuza. Turabakunda cyane. Ni yacano yanyu mwirereye irakura Kigali News 250. Hanyuma mwari mumenyereye ko tugenda tubanyurizaho ibiganiro, amakuru amwe namwe agenda avugwa hirya no hino mu mujyi wa Kigali mukayasangaho. None twabatekerereje tureba ikindi kintu cyabanezeza. Turavuga ariko buriya nta kuntu Kigali News 250 noneho twahashinga intebe tukanahibera ariko noneho twajyaga tubibwira amakuru y'i Kigali mukagira ngo wenda u Rwanda rwose ni Kigali. Wapi hari n'andi makuru mu cyaro mu ntara hari ibintu biba bibereyemo mutazi mwabanya Kigali. Ibyo mwigize dore umuvantara w'inzobe ese mwahacare no reka musetse. Je narinzi ko kera narinzi ko abavantara bose bari ibikara. Ntago narinzi ko ari inzobe iba mu cyaro. Ako nubwo n'inzobe nayo yaracuyutse. Sha iyi ni original. N'original. Ntago ari ingurano. Abanyakigali karibo nabonye b'inzobe ndikuza mu modoka ko nabonye ari inzobe. Zikurusha hari inzobe mwawikuruta. Zinyerege. Zinyerege. Uri umutubuzi wo nta nzobe iba mu cyaro ingana nk'iyo yawe nta. Sha umva iwacu umva ni mu ntara pe. Ni mu ntara. Nukubirigita isuka ujya guhinga icyo kijumba ibyo birayi ukajya kwahira nibyo niberagamo. Ariko Kigali wayibonye? Kigali yo niba wayigeze umva mana wehe wahero yigeze mu bazungu ariko by'umwihariko ego baba niko twibagiye no kwibwira abanyarwanda. Ngiye baranze bajya bambona mu makuru niwe batasi barakuzi se cyane ifu se wamuyoberwa ahubwo ifu niwe batari bazi bari bazi ifu batamuzi kakantu wambwiye ifu na ifu nase ubwo ngenda bibwira nese barakuzi kandi uri kuvuga ngo barakuzi bareba ahubwo bibwire gira vuba gira abanyarwanda sha banyarwandakazi mwongeye kwirirwa. Ako si ubwo rushakoshi wamushyize hasi. Harimo amafaranga. Harimo amafaranga. Sana kantu. Oya. Sundi harimo ibiki. Oya. Bambwiye ko abanyakigali ari abatubuzi. Wamuki? Ni abatubuzi. Inda bikubwiye? Hari igihe nshobora kuyishyira hano.
sinzi iyo umuntu ukuntu aza agaterura ibintu bitari ibyo Oya, ntawe ukabona ubiterura. nka kibuze shyira hasi ntawe biterura Ha, ako se mwa nanjye ntabwo ntabwo unyizera mwa si ubwo nyishyire hasi shyira nese urumva kitakubangamiye gukomeza ugiteruye oya okay gumana ngaho komeza nari nyiri kuyivuga hajya nari ndi kubasuhuza kanongere mbasuhuze mwongeye kwirirwa abanyarwandakazi n'abantu bari mu nce zigiye zitandukanye nongeraho n'akantu wabuze hajya ntakaki k'abantu bari hanze y'igihugu bavuga ngo iki abantu bari hanze y'igihugu ko bagiye hanze y'igihugu babita ngo iki abadiaspora n'abadiaspora turabazi numvise uri kubivuga abadiaspora babaye abadiaspora numvise uri kubivuga ndavuga rero rero bazanye ute hano muze si bagiye abo mu gihugu cyacu buriya ntibasohotse igihugu ariko abadiaspora data abadiaspora Imana mwongeye kwirirwa n'abantu mwongeye kwirirwa njye nitwa Viviane ariko uyu mushuti wanjye yamaye akazina ntabwo waba i Kigali ngo ni waba i Kigali ngo ni wagera i Kigali udafite ngo wajya nyine izina ry'ababyeyi wenda ntabwo wayirengagiza ariko biba bisaba ufite na ka aka Viviane Key ifu ngo ni ifu sha ubwo ni ifu na ifu oya kutangiye kumvugira izina nabi ariko se we siko wambwiye se njye nitwa ifu ifu njye nkitwa ifu ifu na ifu oya reka mvuge ijyanjye njye ni ifu ifu na ifu ubwo ni Viviane ifu nkaba naturutse mu ntara iyo ntara kuri kuyitsinda iyo ntara kutayivuga oya icyo nzi cyo nuko ari intara ariko wiyivuga bari buze kuyimenya mumbwire murabona uyu muvantara mumbwire murabona ava mu yihe ntara intara zose zigize u Rwanda uko ari enye bari buze kubimenya aturuka mu yihe buriya barabikubwira bivuze se wowe abantu bose ariko ab'iwanyu ntabwo barimo baba baretse kuvuga bahita bamenya badawe ariko badawe ntabwo bamenya kubera kuko nako bagira ibi telefone binini reka ntabwo babigira noneho ubu nta nubwo baza ahura bazi ko nagiye namubwiye ko ngiye kureba mushuti wanjye i Kigali ariko ko ndahita naha ngahita utahase reka oya da ntabwo natinda nese ubu Kigali urayibonye sha cyakoze amana ndikuza mana yanjye nabonye ibiyetaje binini none se ubwo uragenda utabigiyemo nabijyamo gute tuzajya gutembera mujyaneyo winjiremo urebe babijyagamo se biriya cyane ubwo babijyagamo abantu babijyagamo niba abantu b'abazungu nese n'uri umuzungu ngewe wo mu ntara ngewe nabijyamo ko no mu ntara kukimwipfobya ngewe tuzakujyana no muri esanseri muri iki ngo esanseri ni igiki ni rifuti rifuti yagindi batangaga kuri moto no ku moto ntabwo ari kuri moto twebwe iwacu batanga rifuti ibibazo byinshi yinuza y'igare twikubwira ubiriho wabigezeho nibwo uzajya uhita ubimenya ko ndumva kubikubwira mu magambo umuntu impanga yashya yavuga ariko uje i Kigali amahirwe yawe rero ni uko ugeze muri Kigali ukiri muto iri imbere kuraba uturusha umugira ntabwo ndi muto twebwe kubera tuba twarakuze dukora imirimo tujya kuvoma tukajya guhinga tukikorera rero tuba twarasaziyemo utabeshye pe sibyo ntubeshye abanyarwanda uzi guhinga mana ubwo icyo kibazo nicyo mbajije ubu wakagombye kumbaza icyo kibazo none ntabwo ari ikibazo guhinga ibyo byoroshye twirambura saa cyenda za nijoro ugiye guhinga se tukabirigita tukamanuka nk'ubu hari igihe nk'ubu twebwe mu karitsiye yacu uri kumva
dutuye Kabogobogo uri kumva wenda tukajya nko guhinga nko muri Cyabararika uri kumva kandi abari kundi musozi tukabirigita tukabyuka tukabirigita tukamanuka umusozi wa mbere tukazamuka undi akariho tujya guhinga saa 9 z'ijoro kandi ubwo turahinga wenda tukageza nka saa sita ugahita ujya kwahira ukajyana ubwatsi urumva wava kwahira ugahita ujya kubirigitana ukajya kuvoma amazi wavayo akaribwo wenda wicara ukumva wenda uratuje akaba ari bwurya ibya saa sita urya akazi kose wakarangije mu masaha saa 8 akazi kose kaba karangije kose karangiye ugakora iki ukora iki ikintu njya nkora wenda itangenda kuko ari yabari nk'ibishimbo bitagize bidatonoye agenda nkicara nko mu mbuga nonora ubwo akazi kaba karangiye ugakomeje ubwo niko kuruhuka nyine niko kuruhuka inzobe ihinga bi tuba twaruhutse gutyo ubwo gucya kwicara ku gasambi ukicara akabura gutonora utwo duteja uri gutonora utwo dushimbo ubwo uri kuruhuka kuko uba wicaye se nuba wicaye nawe uri kuruhuka soma ku gafanta ndashaka agafanta icyo kirahuri kirakonje ukuntu kimeze kukubangamira kirakonje cyo cyiza iyo munzanira muri muhinzi iko wacu tunywera muri muhinzi ariko ibintu nabibonaga uko yacu mu gasanti hari umugabo ufite rwa televiziyo runini rw'ururombo z'uruzi runini ruba rufite ururombo inyuma ruriya arigihe ashamo nk'abantu bari kuririmba ajya kubona afite nk'utudukombe neza ko gafanta wakanweragamo cyane ubwa mbere ukanywera agafanta ngo anywera ngo muri muhinzi twe tunywera muri muhinzi ariko gafanta muhinzi ni ikize muhinzi ni urukombe runini niyo tuvuye guhinga ni igikombe mbese ntabwo wabimenye ko bagusukiramo fanta kuko iyo tuvuye guhinga data itavuga ngo munzane muri muhinzi uri kumva munzaniremo umusururu cyangwa urwagwa ubwo tuvuye nko guhinga tugahita mwese mwibwirira rata ifu uri kwiyumva gute ni ubwa mbere ugeze i Kigali warananiye ubwira ko wazansuye ngo dawe uvuye wawe nawe arabikaza uzi ukuntu yambwiraga mwana wanjye ubwo ngo ugiye kumugira indaya ngo uwo mujyi ngo nawe ugeramo ngo arega dawe ziko abantu b'i Kigali bose ari ibirara arabatubuzi ngo noneho iyo ugiye uri umukobwa uhita uba indaya reka yarakubeshye yarambeshye byose wabikuye ariko ndikuza nabonye abakobwa wawe ndavuga bambaye amajipo cyakoze inamugira insengero ko buriya abakobwa se buriya barasenga ntabwo basengaga bambagiye amajipo none amakanzu bambaye mu mugongo urangaye haciyemo ibintu by'ibisaraba uhasenga ipantaro wambaye mwana nawe reka nkubwire rero ubu ngubu uzi ko izi myenda nzambaraga kuri Noheli ubu niyo myenda myiza ugira ego uri kubona n'utu dukweto noneho utu dukweto umva tuzamure tuturebe utu dukweto two uzi imyaka ntumaranye kuko imyaka 3 uri kumva buri gihe iyo tugiye kuri Noheli nitwa ngenda nambaye ubu ni mpamvu ndi kuzambara neza ngo zitacika kuko ntabwo nazambaye kuri Noheli nemerewe kuzambara kuri Noheli niko dawe yambwiye ngo nziye nzambara kuri Noheli ariko si cyo gikapu yanze kugishyira hasi bambwiye ngo i Kigali ngo abatubu none se ngende umutubuzi karige turi kumwe ubu umuntu abirigisa akagikurura abirigita cyane kirimo iki ese harimo amafaranga yo mu kibiri yego komana urukumva cyakora ndumiwe mu kibiri nawe wayagendanye ariko icyo nari kuyasiga icyo kibina kibaha ni Kigali hoye urw'iwacu tuba mu kibina noneho ni njyewe ujya bikayo mu kibina
none se nta banki mugira cyangwa uyabike ku mu agent wa MTN cyangwa bayatubura bavuze ko ibintu by'ikoranabuhanga babitubura niyo mpamvu nanjye narwo nafata amafaranga yanjye ngo simfite simukadi ntabwo nayashiraho baravuga ngo barabituburaga hoya ngo abatubuzi none ngo muri Kigali ngo nibo gusa ko numva ibintu uri kuvugisha ukuri cyari kubabeshyira abantu bo mu ntara iki Yesu ushatse kuvuga ko mutazi mobile money cyangwa banki n'ababikoresha nababa baje batahatuye ese reka nkubaze ko twakohereje amafaranga ukajya kuyabikuza y'itiki kuki iyo batayibye yegora jyewe nuko uwo muntu nagiyeyo n'umushuti wanjye ubikora we ntabwo yari kuwe none se kuki ayo mafaranga nk'ubu bayakwibye bajyanye bagute none wamuviye wawe none bajyanye bagute ubwo ko ngiye kugizirikaho inshuro zingahe kugira ngo batayiba ubwo uri kubona bajyanye cyetse baje bakakata iki gikapu cyangwa bagakata utu ducupa kandi niwaza ya zana nyakubikire amafaranga yo mu kibini nyine zana nyakubikire nzagutashya none si ubwoko twe tuzi ko urahamara nk'ukwezi ayo mafaranga y'ikibina ukwezi dawe yanyica sha oja dawe yanyica ukwezi mwana aya turamutera injuga kandi kuvuga ngo turamwoherereza ay'ikigage aratuza oya tuzayanyuza kuri mobile money nta kibazo azamugeraho umunsi umwe abanyakigali ibyo bintu dawe nawe ntabwo bikundaga byo kunyuza amafaranga aho ngaho nawe ntabwo bikundaga pe none se nawe ushaka kureba za nzu wabonye nziza z'i Kigali ubu bakemera ko nzinjiramo n'izi nkweto wambaye inkweto yo kuri Noheli ariko nabishe we urw'iwacu nagiye bari kuvuga ngo niwe musirimu umusirimu wa mbere urugendo se rwagenze gute mu modoka ntabwo wananiwe nari nibagiye kukubwira mana hora ni nkuru uri kumva kuri fanta nkuru zawe zirashira tuganiriza urabona nibyo nendaga kubwira abanyarwanda nari bubone uko mbibabwira ariko ibi bintu birakonje we ahubwo se si hashyushye numvaga ari byo byiza uruntu njyewe narubiri buriya ndure kwese rwari tarumeneka cyane sinakubwira ngo muzane muri muhinzi cyangwa muri purasitike urakimena ufashe iki nk'ubu kinyereye ko nikumva kinyerera fata ukomeze wahita ukishyura nta mikino wanzana umenera ibirahuri no kugitereka nigengeseye noneho urugendo najemo dore amakorosi mana wehe kwaruguka tugakata noneho uko imodoka iri kugenda ariko n'umutwe ugenda bisigase n'inshuro ya kangahe ugiye mu modoka twebwe umva ni n'inshuro ya kangahera meruka kujyayo kwa muzehe iwabo nyine bakoresheje ubukwe urukumva ni nk'inshuro ya gatatu ariko naba ngiye mu modoka inshuro ya gatatu ariko ntabwo yakuguye nabi hari abantu barimo agaserera nari nibagiwe ubwo hari umuntu wari unyicaye imbere urukumva ndi inyuma ye ubwo niba ari kwa kundi ngo iyi modoka yari kugenda ikata umuntu urabona bya byotsi byo mu ruganda uri ubizi biba biva mu nganda nabwo nabibonye muri wa muntu ufite agasantire mu ndirimbo urukumva nabonye ibyotsi biva ufite nyine mu gasantire ucuruza afite urwa televiziyo nyine nabibonye muri rwa televiziyo urukumva urukumva nuko noneho bibonamo bivamo ibyotsi shani uwo muntu niko yari ameze mana yarutse araruka ukajya njyewe none ndi kumva sawundi gusa ibyo ntabwo tuzabishyiramo mukomeze ntabwo tuzabishyiramo kandi nibyo gusa
gutera indabo se si ibintu bisanzwe ku mana banyacyaro. yanjye yari ari kuruka ibirutsi byinshi Ariko nibyo abantu benshi abenshi iyo bavuye mu ntara imodoka ibagwa nabi. cyane ko Ubundi nanjye abandi nafite bagenda n'udushashi. agasereri Cyangwa nkubwire inkuru zawe nzishinze nashiduka noneho nibyo nendaga hari reka nkubwize ukuri sibyo reka tube seriye noneho inkuru zawe zo ni nyinshi nzishinze nta nubwo twabwira abanyarwanda icy'ingenzi cya mukuru twagomba kubabwira. Reka nkubwize ukuri ibyo ndakuramo n'ingofero pe nk'ukuri none se biri seriye. utu tuntu turi kuzamuka turi kujyayo mu kirahuri cyawe ntabwo wumva ko tugeze mu mwanya wo kuvuga ibintu biri seriye. hajya ubundi si ibyo twa turi kuvuga ntabwo byaba biri seri izo nkuru zawe zidashira. ariko wowe ntabwo uba ukumbuye n'inkuru mba nzikumbuye ariko ugiye gukomeza uzinere sibyo ariko tunaganira sibyo hari ariko birababaje vema nge byambabaje mani byambabaje. Hari umushuti wanjye uri kumva winaye i Kigali winaye i Kigali nshatse kubivuga n'abanyarwanda bumva kugira ngo bamfashe bangire n'inama banamugira inama uwo muvandimwe. Tega amatwi umubwire mani. ariko aka kantu karimo isukari uri kumva uwo mushuti uwo muvandimwe rero afite ikibazo gikomeye mw'abanyarwanda mumugira inama. Njye nabuze n'inama namugira si ukukubeshya byandenze. Ikibazo afite kiragira kiti kandi bibaho pe ni uko wenda ari we wambwiye ariko ndabizi neza ko abanyarwanda ntibabyumva. Hari n'abandi benshi bafite icyo kibazo cyangwa umbwire niba n'iwanyu ibyo bintu bihaba sibyo. ibikize umuvandimwe urumva abana na papa we gusa uri kumva niwe mukuru afite murumuna umwe n'agasaza kiwe gatoya babana na papa wabo gusa. Mama wabo yaritahiye Imana ikomeze umutuza heza. noneho umuvandimwe ariko papa wabo yanze gushaka umugore kuzana undi mugore nyine ngo yirerere abana ariko noneho akanakora birutwa niyo ashaka undi mugore basi. ni ukuvuga ngo papa wabo akanakora uko ijoro n'amanywa bigenda bisimburana iteka niko agenda asimburanya abagore azana akabazana mu rugo buri joro aba afite umushyitsi mushyashya w'umugore. bafite inzu imeze ite n'ibyumba idafite ubugari bararana buhagije ni icyumba na salo ni geto bibera geto. geto ni iki nyine ni akazu gatoya k'icyumba na salo bakaba basa ari bose. ubwo urumva abana twebwe dufite mu rugo inzu y'ibyumba 8 mwebwe ni runini noneho saro ni nini uravuga ukumva uri no kwisubiramo numva nk'umwana. urumva abana baba bari muri salo uri kumva umusaza nawe ari kugira uko yigenza mu cyumba. ibiki amajwi y'uruvange asohoka asanga abana muri salo. none umwana ari kumbwira ati ako ntabwo njya kubyumva neza. umugabo azana umugore buri munsi buri joro ariko azana wa mugore ariyo yinjuranya uwo mugore abo bagore bakinjira kuvuga ngo abo bana ntibazi ngo uwazanye wese arababwira ngo ni tantine wanyu ni tantine ntabwo bazi nyine ngo bazamenye. noneho uwo mwana yabwiye ati uwazazana noneho nzamukubita ifuni umutwe nzawumenya. ariko muzi no kwihangana we ubu njyewe mbana na dawe mu rugo uri kumva cyakoze abantu baza kumureba nabaje bo mu kibina baje kubitsa uri kumva kubitsa amafaranga cyangwa se bari gusangira urwagwa uri kumva ajya bazana bakanararana uwo mudawe wabo ubwo ni icyo utumva urajya mbivuga mu mazina yabyo ahubwo baritonda njyewe abo bagore uzi ibintu nazajya mbakorera ni ukubirigitana tugacuncumuka hepfo. none se reka reka tuvugishe ukuri pe sibyo bino bintu birababaje
shabira nababaje uzi ko bimbabaje urumva aba bana nibura iyo azana umugore umwe akababwira ati uyu ni mama wanyu bakamumenyera bakamwakira nka mama wabo ariko urumva uko kugenda ahinduranya mwababyeyi mwe okay wenda pe ababyeyi bafite uburenganzira turabakunda turanabubaha ariko se mufite uburenganzira uzi ko binyuze ku mutima kuza abana bari muri salo nawe mu cyumba uri muri ntabwo bajya baganira na dawe wabo baramutinya ariko uwo mwana yambwiye ati noneho ikiza ese banyarwanda mumbare mumbwize ukuri abana bafite uburenganzira bwo gukumira abashyitsi b'ababyeyi babo ese ababyeyi niyo mufite uburenganzira bwo kuzana abashyitsi ega nivuga abashyitsi ushobora gukoresha iri jambo abashyitsi abo ntabwo ari abashyitsi ukumva wenda ngo ni umuntu uzanga akagusura ngo akagenda reka da erega niyo mpamvu bashizeho roji umupapa yifitiye inzu yishyura yiwe arajya kwishyura na roji atayishyura none se uwo mwana nakura nawe akamwigana azaba amuhaye uburere bwiza roji niho abantu bararanira nibura akajya agenda abo bagore be akabajyana ahantu abana batamenya ubwo abana bo ntabwo batangiye kwiga imico mibi byabura se mbese urumva noneho ikintu kirenze yambwiye ati arumva agiye kuva mu rugo akigendera ntabwo se uragenda urajyahe nta kazi ugira nta kazi afite uragenda ugeye ni uko nguko abana bagira ugasanga batangiye kurorongota umwana w'umukobwa ngo yagiye ngo muri geto agiye muri geto nta kazi wibaza ubwo iyo geto ni iki reka hareka ndi kugusobanuza kuko inaha i Kigali mugira ibirimi byinshi geto ni inzu nyine y'icyumba na salo cyangwa shamburete cyangwa inzu itari y'umuryango nyine ariko ni inzu gatoya gato karinganiye iyo mu rugo yanzu ubamo ugasanga aho urara ni ibikoni ibiki ubwayo byose umutungo wawe wose muba murebana iyo ntabwo nagibamo agenda wizana umurengo kariya urabamo hano muri Kigali none uzajya ubahe n'uzajya uza kudusura ntabwo kugira geto ntabwo wayibonye se ntabwo twese tugira yewe nabajyane iwacu twebwe iwacu dufite uruzu runini shaho ikibazo cyo mu cyaro ni iki baba bafite amazu manini pe ariko usanga uraranye n'amasaka hirya ibishyimbo hirya ibigori baba bafite ibintu n'ihene harigeze bazirara mu icyumba cyanjye kibamo kirojana y'ibishyimbo ako biri hirya ku ruhande ahubwo mu cyumba cyawe nye ibitoki ese ibyo byumba 8 byose bibamo iki wavuze imyaka haba harimo imyaka urumva nawe bitana no kwibera muri geto aya neza ko nta bintu byinshi tuba dufite n'ubundi ku buryo narara no mu cyombo nkarara ahantu hari ibyo unahatekera none kuba waraye ahantu hari amasaka ariko ntabwo ihene z'iwanyu si zirara mu nzu ko zifite icyumba zazo none si ubwo ngo mbwira tuvugishije ukuri ibyo bintu iwanyu bibayo ibiki ibyo nandi kubya nyine by'ababyeyi b'i Kigali twebwe yuko iwacu ahubwo twebwe abana nitwe dutegeka n'ababyeyi twe tubabwira icyo gukora niba ari uguhinga tukabibabwira mbese murumvikana turumvikana cyane ntubwumvikana ariko se ubundi tuvugishije ukuri ese kuki ababyeyi kuki muri kwiyambura ikamba ry'ububyeyi n'icyubahiro cy'ububyeyi ese nk'uwo mubyeyi uba yakubahwa se ute muri sosiyete cyangwa nazajya abo bagore niba n'abagore batiriga amajwi y'uruvangitirane mu gitondo uramubwira ngo ndavuze uwo mushuti wawe shani yinka arababaje ariko vraiment ni ukuri reka mbabwire ariko uwo mudawe njye no muri comment mugira inama ndamubwira sibyo cyane nawe agiyeho asome ibyo mwamubwiye ariko ni ukuri kandi sinekereza ko ari we wenyine none hari igihe
uba usanga uri kumva nimba none umubyeyi w'umupapa ye bajya bavuga ngo abagabo ngo amafuti ngo y'abagabo hajya ngo nibwo buryo si ukuntu babivuga noneho hari igihe usanga ari umubyeyi w'umumama ukora ibyo bintu ugasanga mama wawe niwe uzana abagabo tekereza icyo kintu ariko se reka tureke basi tube turetse uwo mubyeyi w'umumama abo bagabo bo baza mu rugo rurimo abana bangahe bo batekereza aka kanya se urabibagiwe mani ariko ntabwo ari abo mu Rwanda turi kuvuga mu Rwanda bariyubaha abapapa bo mu Rwanda bariyubaha ariko reka nkubwire ni ukuri ikintu cyambabaje ndavuga si uyu muvandimwe mufashe namugiriye ihe nama nanone akantu ko kugirika se n'abashyitsi base akantu ko kugirika n'abashyitsi base akabirukankana ako burasi kakora haje nk'umugore akamwiyama akavuga ati n'ikindi gihe umva inama mva mugira inama aganize umuntu wo mu muryango w'iwabo uri kumva noneho uwo mwana ari uganiza umuntu wo mu muryango w'iwabo noneho azaze kuganira ariko mukuru noneho azaze kuganiriza cyangwa oya yavuga ati yamuteje abantu hoya u Rwanda rurimo amahoro noneho azajya kuri ribu azajya kuri ribu ababwira ikibazo afite ribu kifasha ribu turayizeye njyewe niyo nama nagira abantu nabo ariko bavuga iyabo batwandikire muri komenti kubona mutabiye n'uburemere ngiye byankoze no ku mutima erega uyu wo mu ntara wo mu ntara ntabwo yabyumva bo babyuka bigira kuhinga kwahira kugira ubwo buzima ntabwo babuzi abo niba ari n'abadamu bazi ni ababirigitana tukamanuka epfo kwa Simoni tukamanuka tukazamuka wabusebeje viye waneze yaba yizana none se ko yaba ari kubazana kandi nabishaka ariko nawe yaba gusebeje ariko nawe ubu si reka mbabwire oya reka mbabwire akantu gatoya ubasanze umugore azanye aho ngaho ukundana n'umwana we batabizi mu by'ukuri niba ari iterambere niba ari iki ariko ababyeyi nta kintu bakitaho pe ntabwo bagishaka ariko ntabwo ari bose pe ntabwo ari bose hari ababyeyi ni bamwe muri abo nyine ni bake ariko abo ari bo bose bumve ko baba bari guhemukira abana babo kuruta uko yagenda niba ari uwo muntu we wamugani kuko ntabwo twamubuza kwisayidira nawe ni umuntu kameme ariko niba adafashe umwe ngo amuzane amwereke abana fata umwe amuzane amwereke abana ngo tu ni mama wanyu cyangwa se ni papa wanyu mushyashya niba atari ibyo rero yiyeranje ajye ahantu abana batazanamenya gahunda ntashaka umugore pe ubwo ni icyo navuga cyangwa se bakamugira inama oya uwo mwana arababaye mumugira inama y'ikintu yakora wagiye ngo gutorongera ngo yigendere wowe kugenda nanone kari danje yego wenda kuba muri iyi Kigali ni ukwiyeranja no n'iki ariko wajya muri geto nta kazi nta kintu ni danje biragoye undi kumva bigoye yajya he akajya nyine nawe kwikodeshereza ku ruhande nta kazi afite cyane da ubwo se amafaranga nyine nawe urumva nawe uko biba bigiye kugenda kwaje nyine si ubyumva se ahubwo uvuze utyo mpita nibuka ka gastori kakandi watubwiye mu modoka ngo wamucama ngo wakubwiye ngo yohereje umukobwa wohereje umukobwa itike garayishyira ndabyibutse mana cyakoze abakobwa none se reka ngambwira nk'uwo mwana niyo mpamvu Kigali ngewe ndayitinya ngambwira nk'uwo mwana agize gwika akajya geto sibyo
iniga ati reka nkohereza agatike uzundebe yaburaye no kubona icyo kurya nese ahubwo ahita yahahisha akirira nyine iniga akayipo mana iniga nayo imeze nabi nakoze abakobwa nabo b'i Kigali kandi navuze ngo ntago basenga oya turasenga none se umuhungu umugwa agakundana amwohereje amafaranga ese we ntago Sibomana ajya yaguha Sibomana wanjye oya mbona yamaze iki ko nono amafaranga asamariye none se ubwo mukundana gute mukundana gute dukundana gute turakundana nyine gukundana nk'uko abantu bakundana hano muri Kigali ntago ari nayo amaze iki se ibiki ibiki imyenda se ko dawo bayayigurije iki ntago imaze kwigi nayiguze 250 y'amanyarwanda se kandi abarimo nizasenkani usuri inshuti yanjye turi inshuti ntago musebeje pe rwose ubu nambaye neza uri kubona se none nitena kaga parufe kasi kagura 400 uri kubona kagura 400 ego sharika amafaranga yanjye nayo kuzakoteza muri kibina nayaguze magaparufe byazo ubu muri Kigali ko nako numva ntago uri kumva se nako none ari ya 400 ya 400 nyine ubwo yagushize ntago gishira yagushize ari ya 400 se ntago igivamo imyenda no mu myenda ushobora kuba yamaramo nk'icyumweru kagihumure none se nimumbwire kaga story watubwiye uvuye mu modoka uri umusore wabigenza ute cyakoze amana kabwira abantu bumve batugira inama ubwo narindi mu modoka uri kumva nicaranye n'umuhungu umuhungu arambwira ngo yabwiye sheri we ngaze kumusura uri kumva sheri waramubwire se ndaza n'amaguru kandi ngiye yongeye kureba sheri wanjye sibone ndabiri igitanga amaguru nkamanuka nkazamuka nkongera nkamanuka udusa 3 mbagezeyo ngo udusa 3 n'amaguru se ndi kugenda ndi kwihuta rose udusa 3 ni twinshi udusa 3 mba nagezeyo ese ubwo sibori umuntu utanagutegera moto oya ahubwo akanatega n'akabu ko nawe rwose ngo kabu ni iki ntabwo usare ubifuze kabu ni iki ni imodoka uba wicayemo oya imodoka ya private ya prive nyine wicaramo uri wenyine uri wenyine urwo waciyo ntabwo ndayibona imodoka uri wenyine ujya kubirigita kuko n'amaguru ni ukugenda ntago ari amasaha menshi ntuzi amasaha 3 ni menshi yego amasaha 3 ugenda n'amaguru ese wagenza ngahe mu modoka uzi 3 sarimo wenda wabonye utari warambiwe kandi ari mu modoka kwicara ntago namenyereye kwicara ko sinakwicara amasaha angahe naba ndi mu biki mana amasaha angahe ariko ifuwe reka nkubwiye ubwo uwo musore uri kumva abarambwiye ngo yohereje ngo amafaranga y'itiki ngo kugira ngo ciriwe ngaze kumusura uri kumva amwayeje itiki ngo yongeye kumuhamagara ngo asanga ngo nimero ngo compose ngo yaho nimero ngo telefone yavuyeho umuhungu arahamagara amubwira ngo telefone yavuyeho ibyo ni ibintu bisanzwe ku buryo sheri wawe yaguheza amafaranga unagize n'imana aranagutegeye uri kumva ntuheze niba yarayafite ibindi bibazo bindi agahita yakemuza ibindi bibazo sheri we wamukemurira ibibazo none sheri we ubu zikari igihe twe tugira ibibazo byo mu miryango ko nta magara sibori ngaza abikemura wowe si ko mukundana ako sheri wawe agomba kamera
kugufasha ariko kuvuga ngo yamwohereje itike ngo ahita akuraho nimero ubwo ntiyamushakaga nyine ntabwo yashaka kujyayo ibyo ni ibidanje ariko abakobwa b'i Kigali sinzi ukuntu bateye none se ubwo uri kumva atahemukiye uwo musore oya ariko yakamubwije ukuri akamubwiza ukuri akamubwira ngo mfite ese amubwije ukuri yayamuha ntabwo abyemerewe kuba ari we wamukemuriye ikibazo none uwo mukobwa nadawe we yaba afite ku buryo yatamukemurira ibibazo afite ariko badawe bose uzi uko bameze nk'uwawe badawe aba bari beza kuko baba barabyaye abana babo baba bakunda maze warahiriwe dawe se wanjye gishima imana gishima imana ubwo ba mama bambwira ngo ni nimero kompoze yita ivaho yihangane nyuma y'iminsi mu kanya arongera amuhamagara ahubwo sha uvuze gutyo mpita nibuka shamana nanjye nahamagaye sibori wanjye urumva ngeze i Kigali ndi kumubwira ngo ahantu nagiye kuko namubwiye ngo tugiye mu miryango ndi kumva ari ibintu kuko azi ko abantu bagiye i Kigali bose baba bagiye kunanirana kumva namubwiye ngo basura abantu umunsi umwe bahita unanirana niko bazi iwacu ubwo ntamuhamagaye noneho maze kumuhamagara hazamo agakobwa kaba karavuze ko nimero muhamagaye ngo umurongo muhamagaye urabuze ngo ntubashije kuboneka kandi sibona ngo ajya itelefone ye ijya ibura kuri rezo ahora nayo ifite ngo ntubashije kuboneka kandi ndabizi ko arayihorana niyo agiye kwahira aba ayifite niyo agiye guhiga aba ayifite niyo agiye kuvoma agenda ari kumva indirimbo urayiboneye undi sheri noneho ukuntu kanyitabye ku murongo ngo muhamagaye ko ntubashije kuboneka ubwo ni amarezo yari yanze abo ni abakozi ba MTN cyangwa Airtel akaba ari bose banyitaba ni sisiteme baba barashyizeho iyo nimero idafite iyo telefone idafite amarezo bahita babikubwira bakitumbukizwa kuriya ubwo se none none nimero ubwo za Sibomana yaba yazikuye baba bazifite wimbaza ibibazo byinshi ahubwo yanazimenye mbere y'uko uzimenya baba bazifite nuza twagiye kureba simukadi tujya kugigura ningewe nawe twatuzi iyo nimero ye njya no ku murongo yagiye ku murongo basobanurira iby'uwo mukobwa ndumva ari ibibazo ariko araza kunsobanurira nzajya kukwereka icyiciro cya MTN ahantu kiri ubu uretse gutaha uzakibona nkwereke uwo mukobwa wabivuze kumenya ukuntu yamenye nimero za Sibo babaza Sibomana noneho ngo umurongo muhamagaye ngo ntubashije kubona ngo urabuze ibyo bintu ni ibiki musezere abantuza tuzajya kuhakwereka tujye kuhakwereka ubimubaze yewe muvanara yakora yifusha imva nari nkukumbuye mwana wakoze kuza dore nyine duse tufatiraho tunaganira n'abanyarwanda sibyo ariko abanyarwanda bo ndabakunda cyane urabizi ko isi yose iri kukureba iri kundebesha iki ko umuntu uri kundeba ari wowe nkuriya nta wundi muntu ukundeba niko ubizi wenda n'Imana dore cya giteleviziyo cy'ikirombo bavuze mu karitsiye bafite uzaca bazakubonamo imbere nk'uko ureba abandi isi yose guhanza amaso ahubwo ubwira uwo dawe wawe uzagura ubwo fone nini sibyo nufata mu kibira uzahita ugura fone nini zigura ngangahe n'ijana ibihumbi 100 ukabigura telefone ego komana harimo umurima none harimo n'ihene 3 harimo amafaranga yose uzajya yagura ihene gusa ntagushaka cyane nejo bundi dawe yarambwenga inka dufite mu rugo ngazayima ngo namara ngo gufata mu kibina ngagura inkayo nzajya nyifata nyahirire nyamamata nyanywe wumva nzugukamaze dawe yarabinyigishije abanyarwanda reka mbabwire twishinze inkuru ze umuvanara nta nubwo mana yanjye
cyakoze mwakoze n'ukuri kudukurikirana abo twari turi kumwe abo twabanye dutangira tuganira kugeza n'ubu ngubu rero reka n'ugusubika ntabwo navuga ngo na mukanya dushobora kongera tukagaruka tukiganira ariko reka mbabwire nimwibagirwe ka kantu n'ukuri uriya mwana mumugira inama pe nimubyibagirwe sibyo turabakunda Imana ikomeze ibaturindire baduhera umugisha cyane nanjye ndabakunda ariko bande abanyarwanda uwo baseze baki ngakire bagafana kangasoma gasoma cheers